ubundi nubona ingurube irimo kubyara jya uvuga ngo aya ni amafaranga ari gusohoka nk'uko wajya ku cyuma ugashyiramo ikarita icyuma kikaguhereza amafaranga. Rero ibanga nta rindi ni ukugira icyororo cyiza kandi kibyara neza benshi. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Muraho neza, murakomeye bakunzi bacu. Ako kantu ntangiriyeho gakurikije watera imbere mu buryo budasanzwe. N'ahandi usezera ku nyatsi zituma ukora ibintu byari kukabona wapi ntibitirimuka. Rero mukurikize ririya ni ryo banga mbibuye. So rero ndabashimiye cyane mwebwe mukomeje gukora subscribe, abakomeje kudukurikirana, abakomeje gukora share z'inyigisho zacu dutanga. Imana ibaho umugisha mwinshi, natwe turabemera. Umva, iyo ndebye ukuntu munkurikirana umunsi ku munsi, nanjye bituma ngira courage zo guhora mbibura amasomo meza kandi menshi. Hari amabanga rero agiye atandukanye ngiye kuyabwira ari mwe mugiye gutangira ubworozi ari ubwa mbere, ari namwe musanzwe mubirimo. Dore aya mabanga azagufasha, umva, ubyaze abana benshi b'ingurube, ubyaze imbyeyi nazo nizibyara zibyare neza. Mbega kororoka bizaguhira kandi mu gihe gitoya, kandi utuntu twawe tutaguhenze, nyine ukikora utuntu twawe ukatugira umwihariko muri famu yawe. Turi kumwe bakunzi bacyo mu Rovete TV. Rero mbere na mbere mutega amatwi mwumve igishoro cya mbere na mbere uba ugomba kugira mbere yo kujya guhiga icyororo, mbere yo kujya mu bindi, banza utegura ikiraro cyiza. Ikiraro cyiza egare kubona umusaruro mwiza. Ushobora kuvuga ati ko rero veterineri nawe aratubeshya, ikiraro cyiza se ni ibiryo ziriwe zigiye kurya? Wapi? Umva ibi ngibi. Ikiraro cyiza ni kiba kirangwa n'ibi bikurikira: kuba ikiraro cyiza kiba gicuritse ku buryo umwanda w'ingurube utabasha kwireka. Ndavuga amaganga yayo n'ibiganze, amaganga yo kwireka muri icyo kiraro ngo igende ihora ibyivugutamo, ibikandagiramo, ibirigata. Icyo ni icya mbere. Ibyo ni ryo banga ku kiraro. Icya kabiri rero, igishoro cya kabiri kiraro urakibonye. Igishoro cya kabiri my friend ni icyororo cyiza. Mpora mbabwira ngo ni mumpamagare muze mbahe icyororo cyiza, mwarananiwe. Kandi reka mbabwire, icyororo cyiza ni ryo pfundo ry'ifaranga. Ubundi faranga ushaka niho rikwihishe, ariko wowe ukaba wumva ushaka twatugurube tworowe nyine biraho twaho mu giturage. Ukavuga ati wacu mu giturage umwana w'ingurube ni 15,000 cyangwa 20,000, cyangwa ingurube twebwe imeze neza itanga umusaruro wenda ni 100,000 n'urugero. Wowe ukishimira kugura ingurube ya makeya ngo kuko wenda uyibona isa neza n'urugero, ariko utibanze kumenya ngo mbese ubu ni ubuhe bwoko. Ese ni icyororo cyiza? Abantu bakunze kungana nkunda kubibabwira, nkababwiza ukuri, nkababwira ati mbwiza ukuri n'ibyo byororo utabisobanukiye ngende nguhitiramo. Nkahera ku murongo nkusobanurira buri bwoko bw'ingurube, mbukwereka, nkakubwira ati ubu ni imbyeyi nziza, ubu ni inyama, ubu ni nini, byose nkabiguha. Turi kumwe? Narangiza buri kantu kose njye singira ibya bintu byo gutsimbatsimba ngo ndahisha ngo umuntu uje ungana. Ndabibitsa ngo ni karibu mujye muza musure mwakira bujyanama amasomo, kandi ndabizi ko abantu benshi bakomeje kuza batugana nta muntu uricuza.
iyo watwaye icyororo cyanjye cyiza ukamenya uburyo ugitwaramo transport ukayubahiriza bikagenda neza, aho ukigejeje ukacyitaho ukakigaburira neza, abantu bagaruka bashima bakaza no gutwara ikindi cyororo. Namwe rero ni muzi wanjye, ni ngewe utazabasha kubabeshya cyangwa ngo mbazaneho ibintu bya bikabyo by'abacuruzi. Nonge sindi umucuruzi, nkunda kubibwira abantu nkababwira nti ngewe ndoroza, ntabwo ndi umucuruzi my friend. Ngomba gutanga icyororo, nkabaha icyororo cyiza, mukagenda mukora mugatera imbere. Icyororo cyiza rero kizatuma ubasha kuba umukire mu bworozi bw'ingurube bwawe. Mbibutsa ngo ubu bworozi bw'ingurube ni rya tungo udashobora kubaho ngo ube muri crise, ngo ube mu bukene kandi ufite itungo riri mu kiraro. Umuntu byaba byarabayeho yandike muri comment, mpite mwigisha uburyo agomba kubikoramo. Wowe ukeneye amafaranga, gana ubworozi bw'ingurube. Ukeneye minerivare, ubworozi bw'ingurube, muze mugure, mbaye icyororo kizasigaye namwe mukirigita ifaranga nk'abandi. Murabona hano icyororo cyiza, ikiraro cyiza, ibi ni ibintu bishobora rwose kuguhesha umusaruro mu gihe gitoya. Ndagira ngo nkwibutse ngo ikindi kintu ugomba kumenya cya gatatu, icyororo urakizanye, ukizana mu kiraro cyiza, noneho ugiye kwita ku mirire, njye kuvuga ngo ku miribwa, ku mirire y'icyo cyororo uzanye. Ingurube igomba kurya neza ibintu bifite isuku. Ingurube irya bike kandi byiza. Ubwo nimvuga byiza ni ibifite intungamubiri zuzuye kandi bifite isuku. Ibikungahaye ku bitera imbaraga, ibinyamavuta, ibirinda indwara. Turi kumwe? Ukibuka kumenya ukuntu wikorera utuntu twawe. Ikindi, niba ingurube irimo guhaka, irabura nk'iminsi 15 ngo ibyare. Niba ushaka kubyaza abana benshi kandi batagize bate, bakavuka bose ari bazima, kuko wagabuye neza, izo ndyo mwubwiye. Ikindi kintu ukora, zitere izo mbyezi akazitera umuti w'inzoka. Abantu barababesha ngo ntago ingurube ngihaka ngo iterwe imiti y'inzoka. Ahubwo ingurube yaka ntago bayiha imiti yo mu kanwa y'inzoka, nta binini bayiha, nta bisukika by'inzoka, ahubwo yitera umuti w'inzoka wo mu ruhu please. Ayo nama banga ngomba kubibira. Uyu muti y'uwuteye bwa bwana buvukana ubudahangarwa nta nubwo burwaragurika. Ikindi ubwana bwose buvuka ari buzima kandi bukomeye. Ikindi ubwo bwana uzabukuza bwose kandi bukura vuba mu gihe gitoya. Ubwo bwana ukabureka bukonka neza. Narabwiye ngo ingurube nibyara, jya umenya ngo aya ni amafaranga iri gusohora. Buri ngurube iba ari amafaranga. N'umukozi wamubwira ati nubona ingurube ibyaye, jya umenya ko ibyaye umushahara wawe. Ugomba gusigasira umushahara wawe, kuko n'ubufata nawe ugapfa uzahembwa iki? Ikindi kintu cy'ingenzi, niba udafite ubushobozi bwo kwibera mu bworozi bwawe, shaka umukozi muzima. Abantu bahombejwe no kutagira abakozi beza babakorera ibintu byabo neza, abakozi bakorera ku jisho. Ukeneye umukozi w'inyangamugayo ukora ibintu byawe abikunze, kugira ngo ubone umusaruro nawe ubashe kumuhemba neza. Ndakwibutsa ngo none ikintu gihedinze ibindi byose ni isuku y'ibiraro. Reka mbabwire, ushobora no gutangiza imbyeyi runaka, ushobora gutangiza imbyeyi guhera ku 10 kuzamura. Nyuma y'imyaka ingahe 3 4 ukaba nawe wagize uruganda rwawe. Urabona hano bigeze ku rwego rw'uruganda. Isuku y'ingurube yatuma nawe ushinga uruganda rw'ubworozi bw'ingurube.
niba zitumyemo cyangwa se zitayemo umwanda hita uwukuramo. Niba ziganze, murabona hano ho ubu buryo iki kiraro cyo ni ikiraro kiri modern, ikiraro kigezweho kandi cyoroshye kugikorera amasuku kandi kidasaza, gusa gisaba amafaranga. Kugira ngo ugere kuri uru rwego rero ni uko uba waratangiriye ukagira itangiriro ryiza. Nzababwire ngeze itangiriro ryiza niryo mukeneye. Noneho murabona gisa nk'igitereye hejuru, ya maganga n'undi yarakomeza akigira hasi, umwanda ni uwo usorwa n'imyeyo. Iyo ingurube iriye neza igakura neza iguha amafaranga mu gihe gito. Ubu aha tugeze kuri stage yo gutangira gushyira ku isoko. Abakeneye ibyororo bagatwara, abakeneye nizo kwirira bagatwara, aha ziri gupakirwa. Kugira ngo ugere kuri iyi level yo gupakira ujyana ku isoko, nshuti yanjye, nuko ibintu byawe ubibamo bikunze, ukabikora ubikunze, ukamenya ko uko ukeneye kwiyitaho n'ingurube yawe ukeneye kwitabwaho, my friend. Ikeneye kwitabwaho. Bivuze ikirere ibi ngibi, bivuze yuko mu bintu byose ukora banza ujye ubikora ubishyizeho umutima, uri kodinga, kuri kodinga wandika amakuru yo mu bworozi, kuko nabyo bizagufasha kumenya niba urimo kunguka cyangwa uri guhomba. Turi kumwe. Ikindi, nawe ndebera ibi bipeti by'amezi 2 birebe. Ntago ingurube yaba mu isuku ingana gutya ngo ibure kororoka. Nibutsa abadiaspora nawe mu byaroroshye, mwebwe noneho izi modern house z'ingurube nizo mukeneye, kandi aho muherere niho ziba ziri kandi zihendutse. Twe mu Rwanda byaba bihenze cyane, byaba bihenze, ariko namwe diaspora ni mubyiteho. Rero uko ibya biraro wasoyemo ingurube uri kugurisha, cyangwa se niba utazigushuje uzimurandi ugakuramo ya masaso. Urabona uyu ntago hano bizakenera ko umuntu ashyiramo ibarizo cyangwa ibyatsi. Iyo uzikuramo ugafite utusaso twa plastic ukatangira ukatwoza, ukadushyira ahantu tukumuka, ukongera ukadusasamo, mu buryo bwo kugira ngo niba hari ubwana bwari burimo aho bufite ubwandu, urogeje ukoze disinfectant, ubundi udusubijemo neza, udusashemo, noneho nuzanamo ubundi bwana bucukiramo nta bwandi buzakura aho ngaho. Kugira ngo wirinde kurwaraguka k'utwana, nuko nawe uhorana isuku. Wakuramo ingurube amasasu ukayoza neza, ibintu ukabikora ruzungu. Ndakubwiza ukuri, gana ubworozi bw'ingurube uzatunga utunganirwe. Ciao ciao.